Mu masegonda 7 gusa igihugu gishobora kuba cyamaze gufatwa n'amasasu yumvikanye nta mbunda yarashwe. Ese wigeze wibaza uko igihugu kibona misile kitarayibona n'amaso? Uko kibona indege itaragera mu kirere cyayo, uko gifata icyemezo mu masegonda mu gihe wowe ukeneye iminota? Uyu si umuntu ahubwo nicyo bita radar. Urakaza neza mu isi y'ubucukumbuzi hamwe nanjye Eric. Bamwe icyo bita umutekano w'igihugu gitangirira hano. Ngwino mu isi y'ubucukumbuzi umenye byinshi bitandukanye kuri radar. Nawe wakwibaza ngo radar ni iki? Radar ni ikoranabuhanga rikoreshwa imirasire ya radio kugira ngo ribone, rimenyeshe kandi rikurikirane ibintu biri mu kirere cyangwa ku butaka. Ubwaryo ijambo radar risobanura radio detection and ranging, kumenya ikintu no kumenya aho giherereye hifashishijwe radio waves. Bamwe mukunze kubona ibimodoka biri ikintu hejuru kigenda kikaraga, mukibaza ngo kirana igiki. Abandi mukibaza tekinoloji u Rwanda rwaba rwarakoresheje mu gusama ibisasu bimwe na bimwe byashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iri ubona ni system ya radar ihuzwa na defense system, ku buryo ikintu cyose kiri mu kirere cyangwa kiri kumuvinga mu kirere radar ibasha kukibona, ikabasha kohereza ubwirinzi buhanitse. Iri koranabuhanga rihanitse isi ubwayo imaze kugeraho. Wakwibaza ngo radar irareba? Oya, radar ntabwo ireba n'amaso nk'abantu, ahubwo irumva, igatekereza kandi igakora n'imibare mu buryo bwihuse cyane. Reka ibyo wari urimo wegere hino banze utega amatwi wumve neza imikorere ya radar kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Iri koranabuhanga natwe mu Rwanda dufite uburyo rikoramo n'ubu ngubu. Radar yohereza imirongo ya radio mu kirere. Iyo mirongo ikubise ikintu nk'indege, drone cyangwa misile, y'ubwayo isubira inyuma nk'icyo twakwita kugaruka inyuma. Uko iyo mirongo ya radio ikora, iri kugaruka inyuma niko radar imenya intera, icyerekezo n'umuvuduko icyo kintu kiri kugenderaho. Mu kanya gato cyane, amasegonda make, radar iba yamaze kumenya icyago n'ubwoko bwacyo n'uburyo bwo kukirindamo. Ngwino turebere hamwe uburyo radar ubwayo ishobora guhuzwa na defense system, ikabasha gukontorora amamisile no kurwanya ibitero byo mu kirere. Mu bijyanye n'umutekano w'igihugu, radar ni nk'amaso n'amatwi icyarimwe. Iyo habayeho guhuzwa na defense system na radar, ntabwo ihagarara ku kumenya gusa, igira uruhare no gufata ibyemezo bigiye bitandukanye. Ubwayo ifite ubushobozi bwo kumenya ikintu kidasanzwe n'igisanzwe, icyateza ibyago n'ikitateza ibyago, ubundi igatanga amakuru. Niba ari misile zikagenda, cyangwa yaba ari ibisanzwe ntihagire ikintu kiba. Ikindi kintu nanone wakwibaza ngo amakuru ava kuri radar ajya hehe? Dore nguko ukuntu bigenda. Iyo radar itanze amakuru, ava kuri radar ubwayo akajya muri computer zifite ubushobozi bukomeye. Aha niho hafatirwa icyemezo karundura gikomeye, kibaza giti ese iki kintu ni icyago cyangwa se gikeneye guhagarikwa. Muri ako kanya, iyo ari ikintu cyateza ibyago gikeneye guhagarikwa, ubwayo radar ishobora kuyobora misile cyangwa systeme, ikabasha kukirasa cyangwa se igakurikirana ibyo bisasu byateza ibyago ikabihagarika. Ikindi kintu nanone utaruzi ni uko radar zo muri iki gihe zikoresha icyo twita AI cyangwa se artificial intelligence. Umumaro w'izi AI cyangwa se artificial intelligence ni ugutandukanya indege zisanzwe n'izifite icyago, kugabanya amakosa, gutanga warning hakiri kare. Gusa iki kintu kimwe waruzi ariko ugomba kwikura mu mutwe, nuko radar atari intwaro. Radar ni uburyo bwo kwirinda cyangwa se uburyo bw'ubwirinzi. Iyo ubwayo niyo ituma igihugu gisinzira kikaba gitekanye, niyo ituma icyago kimenyeshwa mbere y'uko kiba ikibazo. Mu isi ya none, igihugu kidafite radar kiba gihumye. Byagutangaza ku muvuduko nk'uyu nguyu tugezeho w'isi, haba hari igihugu kidafite ubwoko bw'ubwirinzi nk'ubu ngubu twabonye. Wowe aho ngaho wicaye, mu gihe witegereza ikirere, wibuke ko hari ikoranabuhanga ritagaragara ririnda ubuzima bwa benshi. Radar, amasomo, siyanse, umutekano birahurira hamwe bigakora ikintu gikomeye cyane gituma ubuzima bwa benshi bukomeza kugenda neza. Ariko kandi ntago nakwibagirwa kugenda nakubwiye ku bwoko bwa radar bukoreshwa muri defense system.
hari ubwoko bwa mbere tubona bita early warning radar, ibona icyago kikiri kure. Nk'uko twabigarutseho, iyi ngiyi yohereza radio wave ikabasha gudetekitinga icyago mbere yuko kigera aho ngaho kikaba ikibazo. Hakaza n'indi twita tracking radar, ikurikirana target imwe. Mujya mubona ibisasu bimwe na bimwe bikurikirana indege cyangwa bigakurikirana ikintu runaka, biba bifite ubwoko bwa radar burimo imbere bita tracking radar. Iyi ngiyi cyane cyane izwi mu bintu by'intambara. Kuri wowe twatangiranye ikiganiro kugera ku musozo, turagushimiye uri uw'agaciro. Niba hari ikindi kintu wifuza ko twazagarukaho tukakubwira, watwandikira muri comment. Njye twabanye muri iki kiganiro nitwa Eric Niyitegeka.